n'undi muntu runaka ni isomo bayabonye mu buzima sibyo gusa imishinga ngiye mfite nangwe imigambi mfite runaka urumva kuba muri buriya buzima kwiyepoza ibintu bimwe urumva nari mfite wanjye nabaga sinari nkibayo mu rugo abafite ukuntu bari baramfashe urumva kwiyepoza ubundi no gushaka akazi ndi gushaka ubuzima imibereho kurya biragoye kwishyura inzu ni ibintu bigoye usibye ko hari umushuti wanjye wari wancumbikiye muri iyi minsi ambwira ati basi reka mbe ngucumbikiye ushake n'akazi urebe ukuntu wabaho yego ariko biragoye imibereho kurya gusa ariko intego mfite nshaka gushaka akazi akariko kose kampemba ntitaye ngo mfite diplome nangwa ntayo mfite yego naho meze nk'abari abana barangije vuvanga ni bubwira ngo kazara kanaka ngo yango gisinagakora agatekereza ukuntu bamwishyura 200 ngaha agahita yumva ko ari umuntu oya akazi kose nakazi amwe turamuganga ndenda bamukurangiye ndamubwira ni umuvandimwe gutya na gutya ni inoso wamundangiye yego ni nayo wamuzanya aramvura ndabwira ni okay tisawa ariko byarabashimishe cyane muri rusange baramamagara bakamazo meza utemeze neza nabwo ni mushira impungenge meze neza narakize nta kibazo mfite ndi gushima Imana pe uri kumva gusa by'umwihariko ndashimira uramuganga ndamushimira cyane yego aricyo bita twabyita gutanga ikiru umufuragiro se umufuragiro buranye ikinyarwanda ra tabizi se kari byo bakoresha aka tubifate nk'ikiru burake gisobanura ikiru nk'ikintu cyane twafata nk'ikiguzi cy'ikintu cy'umuntu wakugiriye neza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye umusozi kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV naho utarayikora nizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ni Manzi Sadunda kuri Facebook kuri TikTok nitwa Sadunda kuri YouTube ni Manzi na Innocent TV ndagushimiye rero wowe ukora share ndagushimira wowe ufata umwanya ukandika comment yawe ukatubwira ibyo duhindura ndetse n'ibyo dukora ndagushimiye cyane kuri episode yacu y'uyu munsi hari twagarukanye na David umeze ute mwana meze fresh cyane mbona wumiwe numiwe kubona utari sharp kandi ufite amafaranga agabura kugira amafaranga nagara kuyagaragaza yego iyo mu mutima umeze neza wariye wishyuye inzu waryamye umeze neza umutwe nta kibazo aba nubwo twaba turimo duki ariko uraheza ukishima ariko nje nta kibazo mfite meze neza nta rwego ntitwabura duke ariko meze neza urebye ku rundi ruhande duherukana uvurwa urakira ndetse uhabwa wenda n'umutungo ku buryo ibintu byawe bigenda neza mbere ya byose hago twigeze dukorana byibuza ngo ikiganiro ngo numve uko mbashe kumenya uko wiyumva kuva icyo gihe ndakeka aribwo twongeye guhura yego kuri ubu ngubu uriyumva ute cyagiye wiyumva gute duhereza ishusho ya David twari tuzi nkaburiya buryo uduhe n'ishusho ya David turi kumwe David wo mu bihe byashize atandukanye n'ubu ngubu yego muri make ndashima Imana pe kandi ndashimira na muganga uze kumunshyimirira cyane umugeti warakuze cyane umeze neza nta kibazo mfite urumva habe na kimwe muri rusange meze neza
yego kandi ndashimira n'abantu bose bansengeye ibintu bikagenda neza ndabashimira cyane Imana ibahe umugisha. ndagira ngo byibuza uze kutuganiriza twinjire wenda muri famiye yawe gatoya uko babyakiriye. Famiye se ntabwo byari ngombwa cyane kuko ndimo nshaka kubigarukaho ariko nta kibazo twabivugaho gake gashoboka. Yego. Famiye yanjye babonye ko meze neza kukize bari baranze kukuvuza. None ve yaranampamagaye arambwira ati uriya muganga ntuwaheye. Ndamubwira ati se wamfasha kubona nimero yiwe? Ndamubwira ni ndayifite ndaza kuyiguha. Arambwira ati uriya muganga ndenda wamukurangiye. Ndamubwira ni umuvandimwe gutya na gutya ni Innocent wamundangiye. Yego yego. Ni nawe wamuzanye aramvura. Ndamubwira ni okay tisawa. Ariko byarabashimishije cyane muri rusange. Baramamagara bakamazo meza utemeze neza. Nabwo ni mushira impungenge. Meze neza narakize nta kibazo mfite ndi gushima Imana pe. Uri kumva? Gusa by'umwihariko ndashimira uriya muganga ndamushimira cyane. Yego yego. Yego. Ari cyo bita twabyita gutanga ikiru umufuragiro. Umufuragiro. Se umufuragiro bura Kinyarwanda ra? Tabizi se. Kari byo bakoresha. Aka tubifate nk'ikiru. Ikiru bura cyo gisobanura. Ikiru nk'ikintu cyane. Twafata nk'ikiguzi cy'ikintu cy'umuntu wakugiriye neza. Ikiru ni ikintu mu Kinyarwanda ni nk'ingurane. Urumva nangwa ishimwe runaka. Ikiru ngewe ikiru ukuntu ndi kubyumva igishobora kuba wenda ari nk'igihano nka fayini wenda. Kuko hari umuntu kera najya kuva mu baravuze ngo baraguca ikiru cyangwa ngo ndaguca ikiru. Yego. Bora si nk'ibihano se cyangwa biri muri izo classe nyine muri iyo classe ibihano ingurane utuntu runaka n'umutwe ngo tubiri muri iyo classe. Gusa ariko uramuganga nzamushimira by'umwihariko nzamushimira n'abadukira babibone cyane. Yarankoreye cyane yankuye ahandi nari maze imyaka maze amezi Mana sinzi ukuntu nabikubwira. Yego. Gusa hari abantu ku ruhande rumwe batajya bemera biriya bintu. N'abantu bajya bambwira ati oya biriya bintu ntago ari byo. Abwira ni njyewe. Bakamumagara ngo se ngo warakize bya nyabyo. Narakize meze neza abwira narakize. Ngo biriya bintu nibyo ndabwira ni okay. Niba muzi ko tubabeshye. Muzigerere kuri tere umunsi umwe murebe. Urumva? Baza nimero y'ura muganga ariko ntabwo twaza gutanga nimero ya muganga. Nimero ya muganga? Kuko abantu barayimbaza cyane no muri comment uzareba abantu barayitubaza cyane. Twayitanga kagira abantu afasha nkuko nanjye yamfashije. Kandi buri umuntu agize neza agakora ibintu rubanda bose babona. Abagomba gushimirwa akaguka no mu mwuga we. Yego. Uraturaza kuyibwira abakunzi bacu uno ufite ikibazo nk'icyo nari mfite aba yamufasha. Hano kuri video ngira ngo iriho. Ngirebe. Kuri video ariko tutagiye kure umuntu ufite smartphone yagenda akajya kuri dore ni 07980105 wayisubiramo regara 0798 079 28 01 05 kabiri. Iyo ni nimero ya muganga. Umuntu wese ufite ikibazo abantu bose mwamamagaye iyo nimero ya muganga muyifate. Utanayifashe mu mutwe waja kuri video yacu kuri YouTube barayibura ukayibonaho ukamuvugisha ikibazo cyose waba ufite aragikemura. Hanyuma rero David ndashaka kubaza amakuru ya nani ya Zawadi nyuma yo kubyara nabije ngo yarabyaye nabibona gutyo. Ariko nta makuru mfite 100%. Yego. Ariko ndakeka hare ashobora kuba ameze neza birashoboka. Shangazi wawe wagufashije? Shangazi we ejo twaravuganye. Arimo ambwira ati urumva umeze neza nabwo nimeze neza ntugire impungenge nta kibazo. Twaravuganye yambwiye ko ashobora kunsura muri weekend itaha. Ndategereje kazansura. Yego. Ako ikintu bashimira Imana nuko nakize meze neza. Ukomeze neza. Yego. Imipango ufite kuri ubu ni yihe
wenda Davide bushize byari bigoranye kuba twaganira nawe ube watuganiriza by'umwihariko tubwire Davide icyo ari gupuraninga ubu ngubu imipangu ufite ni iyi. Urabona umuntu avuye kwa muganga avuye muri bintu nka biriya biriya si nyine wari urimo uraza no kudusobanurira twayifata nka morgue iriya muri make uburyo wiyumvaga bimeze kuriya pe deja n'amavideo arahari ubishambara uri kurya umwanda uri kurya ibiki uburyo wiyumvaga isi wari urimo reka nkubwire ibyo reka tubisimbuke Imana ishimwe ikomeze neza ibyo reka tubyihorere gusa nyine biraba ari isomo ry'ubuzima n'undi muntu runaka ni isomo bayabonye ubuzima sibyo gusa imishinga ngiye mfite nangwa imigambi mfite runaka urumva kuba muri buriya buzima kwiyepoza ibintu bimwe urumva nari mfite wanjye nabaga sinari nkibayo mu rugo abafite ukuntu bari baramfashe urumva kwiyepoza ubundi no gushaka akazi ndi gushaka ubuzima imibereho kurya biragoye kwishyura inzu ni ibintu bigoye usibye ko hari umushuti wanjye wari wancumbikiye muri iyi minsi ambwira ati basi reka mbe ngucumbikiye ushake n'akazi urebe ukuntu wabaho yego ariko biragoye imibereho kurya gusa ariko intego mfite nshaka gushaka akazi akariko kose kampemba ntitaye ngo mfite diplome nangwa ntayo mfite yego naho meze nk'abari abana barangije vuba ngaha nibubwira ngo kazara kanaka ngo yango gisi nagakora agatekereza ukuntu bamwishyura 200 ngaha agahita yumva ko ari umuntu oya akazi kose nakazi yego umuntu wese waba ufite akazi runaka nyambwira nta kibazo nagakora ese nk'umuntu buriya biragoye kumva ko wahawe amafaranga ubutunzi ese David ubundi buriya butunzi wahawe burakora buriya butunzi burakora nibwo buriya butunzi nibwo nashoboye kuguramo utuntu twenda two kwambara yego urumva kwiyadapta nyine nkagaruka muri public rusange isanzwe sanisha n'abantu twenda two kwambara udukweto nta myenda nagiraga inkweto byose nari narabitaye kimwe cyose urumva n'utundi tuntu runaka kwiyepoza nyine kugira ngo ngaruke muri modu icyo akinari amafaranga yamfashije yego niyo mpamvu ubaka kanya ndi umuntu utandukanye n'uwo babonaga mu gihe cyashize yego ubuse nashobora kwambara akagakote k'agatiriningi sibyo byabaga bigoye sinashobora kuba nakigura amasogisi ya 500 byabaga bigoye urumva buriya butunzi nibwo nashoboye kugira ibiki kuguramo utwo tuntu twose imyenda inkweto yego no kurya urumva igihe gishize kurya Kigali kuyibamo biragoye yego ariko ndashima Imana byavuzwe ko bira bintu ari ibitererano watejwe na famiye kubera imitungo famiye niki wayibwira aka kanya dusa nkaho dusoza ikiganiro kugura imuzima ego nyine imitungo niko byagenze ariko ikintu nababwira nuko bibaho umuntu arashukwa agakora amakosa ariko ubaka kanya hari undi muntu wabonye ira video bakakanye nama namugira niba ufite imitungo yiwanyu uyifiteho uburenganzira runaka nangwa se bashiki bawe barumuna bawe bakuru bawe mufatanyije imitungo ntago ari byiza kuyifata uko wishakira ukayisesagura ukayigurisha amafaranga ntugira aho yajyana hafite umumaro runaka ntugurishe mwabyumvikanyeho niba ufite ikibazo egera barumuna wawe nango famille yawe mu biganiro ubwo mfite ikibazo iki niki hari umundi buryo bagufashamo aho kugira ngo isambu ni ikintu isambu ntihomba isambu si birayi ngo birabora si igitoki ngo kirashya isambu ihora yabo kwezi kumwe ihora izamuka ku rwego runaka gusa ikintu nicuza no kuba ntarumbishe famille yanjye ntarabumbishe urumva gusa akakanya ikintu shima Imana nuko banyakiriye nkababwira ko nahindutse bari kubyumva bashaka no kunsura bakareba niba kuko ibyo mvuga ari byo urumva barabibona nyine ko hari cyahindutse ako bafite n'amatsiko yo kuza kunsura bakareba uko bimeze ndakeka bitazaneza weekend itaha bataraza aha ubwo ntago wenda nakubaza ibintu byinshi
kuko bimwe na bimwe tuzajya tugenda tubibona ariko wenda dusoza ikiganiro hari amakuru mbere y'uko wenda uhura na biriya bibazo, hari amakuru yari ahari acicikana kuri uriya mwana wa Zawadi, rimwe ngo ni muzehe iso, ubundi ngo ni wowe, ubundi ngo ni mbese ibintu nk'ibyo. Kuri ubu ngubu nta makuru yabyo se? Ndamubwire rero njye nta makuru mfite kuri biriya bintu, sibyo? Uriya mwana si uwanjye, gusa ibyo ntibihagije ra. Nta kintu nakubaza, nta bintu byinshi nakubaza rega. Si uwanjye, ahubwo uzegere muzehe umubaze. Nta bintu byinshi, uzi impamvu nta bintu byinshi nakubaza? Buriya nkeka ko hari icyatumaga bivuga. Yego. Ariko impamvu bikubajije nawe se David ko yavuwe, buriya ntago yavuwe no mu bitekerezo ku buryo ahindukira akavugisha ukuri. Uko ushaka nkwaye kurenza uko nukwese. Nta kundi murakoze babyeyi. Nibyo nta bindi. Bura nyina mama w'umwana ni uzi se w'umwana. Ndi uzatwibwirira. Basari nibyo nta nibindi. Wasavuze David amahirwe akuguyeho. Ashobora no gutomboza kabivuga. Wakongera kubihakana? Ntabihakana kuko sibyo ngewe mu kuri kwanjye ntago ari byo. Katugushimire. Yego murakoze cyane. Kuri TikTok nitwa Sadunda, kuri Facebook nitwa Manzi Sadunda, kuri YouTube ni Manzi na Sante TV. Ndagushimiye wakoze subscribe, ndagushimira nawe utarayikora ariko uri hafi kuyikora. Dore kanda hasi mu gifaransa ubyita s'abonner, mu cyongereza ni subscribe, mu giswahili ntabyo nzi, so no mu bishinwa ntabyo nzi, ariko mu gishinwa babyita chao chao. Yego reka tubashimire, Imana ibahe umugisha.